izo ngo ni victime za system kandi system igomba kugira abayikorera cyane ariko yakagombye kunoza uwacukuye uriya mwobo aho itaka barishize ntibabarije mu by'amatafari hanyuma umuntu akamara iriya myaka byanze bikunze yarasohokaga uriya mubiri ntabwo ari uba mu mwobo niba hari ahantu habaye imyaka ngira ngo manda ari muri manda ya kabiri umugore ari mu mujyi wa Kigali kandi bombi bambaye imibiri hanze y'ubumeya hari umubiri kandi akazi k'ubumeya kugakora kubera ko umubiri wakoze neza ubumeya buri mu mubiri kuvuga ngo konte yuzuye amafaranga we yahamagaye umugore aramubwira ari mu bitaro ngo nizere ko utatemesheje ngo nizere ko utongeye gutemesha kandi kwari ku mwana wa gatatu kubw'amahirwe epuwi n'amashagaga yari afite interview yatanze urukiko rumaze kugira ku rukiko aracyafite yantuza nyine kakayihayo katura tugabane niwanga bimeneka ufashe nk'ibiganiro bya Ntaganda ugashyira n'ibya Mpayimana wabona ko ari abantu wabona ko wamenya umunyamahoro n'umunyamwaga so rero ibyo rero biragoye ntabwo aho igihugu kigeze naho kigana naho cyavuye turatugabane ariko ikintu cya mbere danjirimo nuko aramutse atsinze yakora imyaka 2 akagira ikibazo gituma ava muri uwo mwanya twayasubiramo niyo position yanjye nuko yaba ari ikinamico ya Tshisekedi n'ingabo ze kugira ngo bikize ahubwo abo bantu bafata nka menaces ubutegetsi bwe ikigaragara cyo mubiriho Tshisekedi ashobora kuba afite nubwo atabibona ashobora kuba afite abanzi benshi yego nawe kandi agira abo yikururira reka twizere ko mumeze neza aho mudukurikiye muherereye ndi Emma Sezerano turi kumwe na Karegeya Omar Jean Baptiste Karegeya amakuru ni meza weekend irasojwe icyumweru turagitangiye kandi yabayemo ibintu byinshi ayakuranze we yarayaye ni byinshi weekend yanjye byongera umunsi umwe nta nubwo sinavuga ngo nayo mba nayo ndayibona hari byinshi umuntu aba agomba gukora ariko nk'uko ushize nabivuze ngira ngo tuvuga kuri Dubai nakubwiye ko nagiye siporo yanjye nagiye nk'ugiye kwa Dubai nagiye donc ni siporo ivanze n'akazi neje yo nakoze nagiye mu bice bya za Masaka ariko nkora siporo ariko ngiye no gushaka amakuru so rero nuko nguko konge nduhuka umunsi umwe mu cyumweru ni ku cyumweru gusa nibo bavamo ibyo byose ntabwo rero nsango navuga ngo nta weekend ngira mu yandi magambo yego birumvikana abakunzi bacu bo bamaze kubimenyera ndetse n'abakunzi ba Karegeya bamaze kubimenyera yuko intego ibihari no kumenyesha no kubwira abantu amakuru ariko tunigisha n'ubundi rero nta kindi kituraje inshinga no kugira amasomo amwe namwe tugenera abanyarwanda ndetse amakuru avamo amasomo tukayakoramo umurimo tukayakoramo akazi ibyo amakuru amasomo akazi nibyo byombi bigomba guhurizwa hamwe kandi ntatagize ikiryo kindi ntabwo amakuru adafite amasomo turayareka hanyuma nanone akazi ntabwo kagomba kurya ibindi ngo dukore byo gukora gusa hari abandi bahisemo kurenga bagakora akazi bajya kuruhura nge nemera ko abanyarwanda batananiwe ko ntibakora bakora amasaha makeya so nibura kubaha ibiganiro birimo no kwiga at least agafata akanya ko gutekereza kuko ibiganiro biruhura n'ibya bindi nyine wumva ugaseka wareba utareba ariko bize ukumva ugiye muri kamundu keza ntabwo tuba turushye rero amasaha abanyarwanda bakora turayazi niyo mpamvu tugerageza nyuma y'akazi muri ya masaha y'akazi kagatunze bamwe mu badukurikiye natwe twagira icyo twongeraho bakabona amakuru arimo amasomo bakongera bakiga nicyo ngicyo niyo ntego ubundi ni nabyo rero kandi n'ubundi tugiye kugarukaho ngira ngo mu minsi nanone ishize y'icyumweru gishize akarere ka Nyanza kavuzwemo ibintu byinshi Karegeya ibi byo hari igihe njya kubivuga cyangwa se kujya kubivuga hari ukuntu ndi kuburaho mbihera ariko byose biragaruka ku ruhare
rw'abantu batandukanye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Tuvuye kuri DPC wa Nyanza, undi abaraje witwa Ntarindwa Emmanuel umaze imyaka 23 yihishe mu nzu mu mwobo noneho yacukuye muri iyo nzu iyo wamuhishe. Si ibyo gusa, turahera aho ngaho udutware turebe izo complexité zose zibirimo biravugwa ku ruhare rw'abantu batandukanye muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse kandi bakidegembya hano hanze. Tureberemo amasomo. Urakoze cyane, urakoze. Urumva Nyanza yahuye n'uruva gusenya, niko navuga. Nyanza yari isanzwemo ibibazo byinshi ariko bihishe, ariko ino minsi uyu mwaka wayibereye mbese akasa mutwe. Ngaho ni meya mu gihe cyo kwibuka azanye umugore abantu batazi. Ngaho ni DPC bamwimye indabyo. Ngaho burakeye baramuhamagaye bati polisi iramuhamagaje. Inzira yose byaciyemo kugira ngo amakuru ya DPC amenyekane, abari bayazi nabo bashobora kuba bari na bakeya, na n'ubu hari abatabizi batabyemera. Ngaho uriya mugabo wo mu mwobo byose mu gihe kimwe. Hari n'abandi 26 mu murenge wa Nyagisozi muri Nyanza. Buriya Nyanza ibyame byo reka bigire personal, ariko kuri public figure umuntu wa rubanda ntabwo ajya ba uwe wenyine. So nuvuga ngo umuntu wa rubanda, umuntu public figure, ibintu byose agiye gukora arabanza agatekereza ngo rubanda irabibona iti. Yego. So rubanda rwa Nyanza uriya Ntazinda Erazme niwe muntu wa mbere ukomeye muri rubanda rwa Nyanza. Si rero urumva niba ari we ushobora ukemura amakimbirane, utanga umurongo w'imiryango igomba kugenderaho bakumva, akaba ari we wa mbere noneho uza kwerekana ko je dirais umugore umwe adahagije ku mugabo. Cyo navuga buriya gusezeranya karamata, kwigisha monogami ntabwo rirasoma akiritanze, ariko ni ibintu bimureba ku giti cye. Ariko iyo yabizanye muri rubanda, buri uriya mugore yamusohokana muri Kirehe ntabwo Ntazinda bari meya, aho nta kibazo. Kamujyana mu bukwe ari umutumirwa usanzwe, ariko hariya igikorwa urwego yariho simbizi, ibyo birareba personalite ye, turacyakomeza kubireba. Ariko nanone personalite ya Ntazinda ishobora kugira uruhare mu miyoborere ya Nyanza cyane. Niba tusipoze wenda abaye afite ibibazo mu rugo rugwe, bituma ageraho ashaka undi mugore cyangwa abandi bagore, bikagera kuri level y'uko afata umwe muri abo bagore bandi akamuzana mu ruhame. Ubwo bwonko ntabwo butekerereza Nyanza, yitekerezaho umwanya munini kurusha wanyumvise. Nuko bamureba kuriya, ushobora kumureba ari mu modoka cyangwa ari mu nama, ariko niba atari gutekereza ku mugore wa mbere, icyo bapfuye n'uburyo byajya ku murongo, ari gutekereza uwo munsi, ari gutekereza uwazajyana mu kirori runaka. Umwanya wa Nyanza uwo leta imuhembera w'abaturage bamutoreye, arimo arawurya yiyitaho cyane, mu mwanya w'inshingano, aho kugira ngo ari gutekereza muri roda ngo bazishyura VUP ryari, aratekereza ngo wa wundi azasura ryari, cyangwa se uyu muntu nimujyana mu ruhame birafatwa gute. Akaba ari gutekereza ibyo, aho kubanza kugira ngo atekereza ati ese nk'iriya case ya DPC par exemple, ubwayo ni skandale, ariko ntiyari kwitekereza nawe ari muri skandale. Ntabwo byashoboka. Yagomba kwibaza ati kuki DPC batamuhaye indabyo, ariko se yatekereza icyo nawe ari gutekereza ati uyu mugore nzanye batazi bamubonye bate. Donc akajya kubimureba ku giti cye, ntatekereza ibya. Naho rero niho nshobora gukurura nkavuga ngo niba meya arangaye kuriya, arangariye mu bindi kuriya, ubwo nyuma ya biri ushobora gusanga ari no mu bindi by'ubucuruzi by'utu business bya chantier hanze y'ibyo. Ariko ibyo byose ntabwo bifata umwanya munini. Chantier ni ukuvugana na Gapita, ariko ibyo urugo umugore
nuko umusaruro ibyo w'akazi ukaza vara kuba ntawo niyo yarangaye gutyo zitukwamo nkuru ese ubwo visi meya niwe uri concentre ntibishoboka. ese ubwo ushinzwe itorero niwe uri concentre meya ariwe wakabwiye gutanga Yego nyine. ngenderwaho. niba buri kanya nyaruka n'abandi bahita bajya mu bindi n'abatekinisiye ubwo se uwa youth volunteers niwe uraba concentre ayo makuru y'abo bantu bihishe kuba yamenyekana byakagombye guca muri iyo cano ashobora no gutangwa ntabona umwanya wo kuyaha umurongo kandi nta wundi wemerewe kugira ikindi akora niba biri guhwihwiswa agasura ako gace agapanga inama muri Nyagisozi muri ako kagari birimo yarangiza akaba yajyanye wenda na DPC n'uwa RIB n'abandi noneho za nzego zikagendera ku murongo yazihaye ajya akora ibivuye muri ya nama za nzego zigasigara zikurikirana nta na kimwe cyakorwa atagaragaje atari we watangije initiative. Hanyuma Nyanza nayo igira ubundi budasa banze mbere uko tujya muri ibyo kuki Nyanza ntabwo ari igezweho cyangwa ntabwo ari ukuyibasira iyo ibintu bije nicyo tubereho no gusesengura. Yego rwose. Nyanza buriya ifite umurage utoroshye ni special muri kino gihugu. Nyanza ni akarere gahuza amaperefegitura 3 na superefegitura zitari munsi imwe cyangwa 2. Nyanza ifite igice cya Butare, ikagira igice cya Gitarama, ikagira igice cya Gikongoro, ikagira ikicara muri superefegitura ya Nyanza. Ibyo mbivuze mu miyoborere bigenda byafektana imitekerereze imiyoborere. Ntabwo abantu ba Kabagari igice cy'icyahoze ari Murama kugira ngo Murama n'Amasango ariko Nyanza ifiteho igice cyari Murama bice ahitwa za Cyabakamye ahitwa za Nkomero. Imyumvire imitekerereze y'abantu ba Kabagari za Murama n'Amasango siyo myumvire y'abantu b'Abanyamayaga ba Ntyazo na Muhira. Yego. Imyumvire y'abantu ba Nyagisozi yahoze ari komine Rukondo. Rukondo yahoranaga abantu b'abahanga cyane muri Gikongoro. Yego. bahitaga mu Bunyambiriri. Hagati harimo umwogo ntago batekereza kimwe. Bisaba kubayobora bisaba kugenda uspecialize amapolitike kuri buri gace. Ukagaruka kuri Gitarama komine Kigoma yari ya Gitarama iyo yagiye muri Nyanza. Ntyazo na Muhira zari za Butare ziri muri Nyanza. Noneho hakaba n'abanyamugi bakuri superefegitura bitungiwe na Cagwa bitungiwe na business. Abantu bose kubayobora bisaba ini concentration. Yego. Kugira ngo bahuze. Kandi ubwo iyo mvuze Kabagari iyo mvuze iyo Nyanza niyo ivukamo ba Rusesabagina ba Sankara ba Rujugira ba Rujugiro ba ni benshi bose ari imitwe ugomba guhuza ukaza nubwo mu miyoborere hari ibintu njya ntakunda kwemera kuko nta karere gasa n'akandi. Hari akarere gashobora kuba kayoborwa neza ruko kayobowe n'utahavuka hakaba n'akayoborwa neza kayobowe n'uhavuka. Kuba rero Ntazinda ari umunyenyanza agomba kuza akajuwa ibyo bice byose akamenya kubishyira ku murongo bisaba imbaraga nyinshi bisaba concentration nini cyane igusaba ngo renza amaso ushyiraho politike ihuza utwo turere uko ndikubwiye kandi ntibigaragare ko uri kureba iwanyu. Yego. Ku mayaga hakaba bigasaba kuba kurarama. Yego. Nk'uri guca urubanza rw'abavandimwe. Kurarama ni gute
uvuga ngo ukumva ibibazo bya bose, niba ari ukubakiranura nabwo ukararama utitaye ngo ni Foma Gikongoro, ubwo ni Nyagisozi iyo mvuze Foma Gikongoro, cyangwa ni Foma Murama, ubwo tugezerwa cy'abakamyi na za Gacugira ngo cyangwa Rwabicuma, tukaza Busasamana y'abasita y'abanyamujyi, tukajya za Ntyazo na Muyira na Kibirizi, Amayaga. Bisaba umuntu urarama. Iyo urangaye rero ushobora kugwa, ushobora gusanga bya bintu byagumanye ya marike depose cyane, ukumva bamwe ntabyumva. Twebwe hano i Kigali tuvuga Nyanza y'Ibumoso n'iy'Iburyo, ariko ubu ngubu bafitemo abo munsi y'umukingo, abo munsi y'umuhanda, abo haruguru y'umuhanda, urumva abantu bose kubahuza. Ibyo rero nibyo bishobora kwafekita imigendekere n'imiyoborere y'akarere, including no guhishanya amakuru. Uwakayatanze wenda uwo yakayahaye ntamwibonamo, urabyumva. Niyo mpamvu ibyo abo 26 babonetse Nyagisozi ya Gikongoro. Nyagisozi ni umurenge wa Nyanza, ariko ukomoka mu Bunyambiriri, cyahoze ari komine Rukondo. Ngira ngo havuyemo Nyagisozi iza kuri Nyanza, hanyuma Mbazi ijya kuri Nyamagabe. Ibyo rero isano bigirana n'imiyoborere bishobora gutuma iyo hayobowe n'umuntu ufite uruhande ahagazeho, kuba ahavuka. By the way, na Murenzi yarahavukaga mu mujyi. Mu miyoborere hari abakwibonamo, abandi batakwibonamo. Nuvuga rero ngo utakwibonamo ari ibyagukiza, ari ibyakiza akarere, ari n'ibyamukiza, ntabwo arabikubwira. Ntibinabura ko nawe hari abo wakwibonamo. Yego nyine. So rero icyo kintu kijyanye no guhishahisha amakuru, ari aya DPS akabaho, ari aya uriya mugabo Ntarindwa Emmanuel akabaho, ari aya bariya 26 bo muri Nyagisozi bakabaho. Ni ya complexity. Tukanibuka ko na jenoside ubwayo nayo n'ukuntu ikoze, ko yakozwe abanyarwanda ku bandi baturanye, baziranye, basangira, babyaranye, bashingiranye. Kuko muri bari 26 harimo uwari warinjiye umugore warokotse jenoside yakorewe Abatutsi. None se ubwo nawe ushobora kubibubizi, cyangwa se niba ari umuntu aba no mu nzego, nyirango uwo mugore aba no mu nzego, ariko ntabwo yashaka amakuru ku mugabo bararana. Nta nyungu afite zo kuyashaka, nayo yakumva nta nyungu afite zo kuyacukumbura ngo yumve ukuri kwayo. Wowe wakora iperereza ku mugore wawe, kuyatanga byo bikaba indi kese. Nyanza we, mana yanjye we, urumva ibyo birarenga. Arumufashije Ntarindwa gucukura, arabizi arumuhishe, undi nari mu nzego hariya ntawe. Ese urwo rugo ntirugendwa. Ubu Ntarindwa wambwira ngo amaze imyaka 23 atarwaye inkorora, yakorora se umuturanyi ntabimenye, bavuga ngo uwo muntu ukorera hariya muri uru rugo ko hinjira abantu 5, abagore umugore umwe ukuze, abana b'abakobwa 2 n'uduhungu 2, ko aribo tuzi muri no nzu. Gukorora k'umugabo uko bitasa no yakorora abantu ntibumve. Niba warabonye iriya foto y'uwo mugabo bavuga, ucukurwa sita kabari. So bivuze ngo ntabwo jenoside we, urumva byakabaye ugiye muri ayo ubwo byakora shene n'uwari uzi amakuru wese, ariko it's okay. Uwacukuye uriya mwobo ahita akabarishyize ntibabarije mu by'amatafari, hanyuma umuntu akamara iriya myaka, byanze bikunze yarasohokaga. Uriya mubiri ntabwo ari uba mu mwobo, hari igihe yagiraga cyo kota akazuba, cyangwa akaba afite ahantu ajya kunywera agacupa k'urwagwa, niyo atakanywera muri uriya murenge akambuka, ariko abantu bamubonaga. So ubwo rero muri nabigize bigari muri ya miyoborere. Iyo miyoborere imeze ityo idefavoriza itangwa ry'amakuru, sibyo? Umwe akavuga ati ubundi bitangira iki, ubundi ndabitanga ngo bimarire iki,
bagahora muri urwo abantu bakamara imyaka ingana kuriya. Bariya 26 harimo abari barakatiwe bari aho, harimo n'abari bagishakishwa nabo bari aho, bamwe bazi ngo bari Kongo, abandi bazi ngo barapfuye, bari aho bahari 26 barimo n'uwahoza mu buyobozi nka burugumestre cyangwa superfire nk'ibyo. uwo wari ufite uwo yinjiye we yari no mu buyobozi bwa kera. So urumva rero urumva rero uko niko biteye ahantu ngaho rero hasaba umuyobozi uri netre utinjira mu marangamutima y'imiryango. Uko ibyo bice byose nkubwiye bya Nyanza rero hagiye habamo urwo runtu rw'urusirigonde no gupanga abayobozi babo, niko baba bavuga ati meya arava ku mayaga, visi meya ave munsi y'umukingo wa mugani, niko bavuga, undi arava aha ugasanga ni so kugeza iki gihe ibintu bimeze kuriya, navuga se ni ipfunwe, ni biteye isoni kugira ngo abantu bangana kuriya. Mu murenge ni mutoya, umurenge niba ugira abantu 30,000 koko, ukaba urimo abantu bashakishwa 26 bakamara umwaka 2, 3, 4, 5 yego nyine bakaba bagihari. Biteye ubwoba ngira ngo ni nayo mpamvu abo 26 ntabwo byagiye mu itangazamakuru. Ibyagiye mu itangazamakuru ni ntarindwa wo mu mwobo, ni DPC na meya ashyira indabyo kumva mu gihe cyo kwibuka. Abo 26 ntabwo bamenyekanye, ahubwo iyo nkubiri yabaye hari undi wabonetse Masaka, umwe wari ufite ibyangombwa by'Ubugande, Gasake ngira ngo. Ariko abo 26 bo muri Nyanza ntabwo byigeze bisakuza mu itangazamakuru, kuko byumva byari skandale. Kandi umanza ari byo byabereye mu bihe bimwe na biriya, sinibuka icyabanje n'icyakurikiyeho, ariko byose urumva n'abakabikurikiranye nabo bari busy ku bindi. So umva rero ko uhasanga hari n'ahandi biri, kuko nibaza ko parike ivuga ko hari abantu 4,000 bakatiwe na gacaca bataraboneka kandi bari mu gihugu. Urumva ugiye kubigabanya, ariko benshi nabagiye bahindura nibura lieu de résidence. Nyagisozi bagumye aho bakoreye ibyaha. 26 bakwihisha umurenge kuko umwaka kuko mana yanjye biragoye. Ndacyabikurikirana, niba ngombwa nzajyayo muri Nyagisozi. Ariko biratangaje nyine abantu nibabyumva 26 ukuntu bakwihisha mu murenge umwe. Ariko benshi bari no mu mirimo, urabyumva. nk'uwo mugabo we yabaga muri Ntuza, ashobora kuba yarakoraga ku ruganda rw'amata dayari. Harimo abidegembyaga wenda bitazwi ko hari umwanzuro wabafatiwe cyangwa bitazwi ko bashakishwa, ariko 26 bose muri periode imwe ku murenge umwe. Ikintu gikomeye cyane. Donc bifitanye isano rero, niyo mpamvu nabihuje n'imiyoborere ya Ntazinde, bifitanye isano na concentration y'ubuyobozi buhari. Umuntu ku giti cye ntahari, abakamurebeyeho nabo karosha ne para resolidance. Urumva, hanyuma ari we ku giti cye noneho yaza no mu miyoborere akinjira muri bya bice nakubwiye byose, management y'ibyo bice byose, Foma Kabagari, Foma Bunyambiriri, Amayaga, umujyi na Gitarama. Igikongoro niyo Bunyambiriri. Iyo mvuze Kabagari ubwo mvuga ibice byahoze ari Murama na Masango. Navuga Gitarama nkavuga icyo gice cya Kigoma. Navuga Amayaga nkavuga Muyira Ntyazo za Kibirizizo. Navuga Bunyambiriri nkabamvuze Nyagisozi, hanyuma navuga za Busasamana rero na za Gacu zikaza muri ariko na Mukingo yahoze muri Murama. Na Mukingo yari ya Murama je kuwa. None tukavuga abanyamujyi bahahoze ari superfecture ya Nyanza, ubwo ni umurenge wa Busasamana n'iyindi byegeranye. So wowe ubwawe uyobora urarangaye mu bijyanye nawe ku giti cyawe n'umuryango wawe.
donc urimo uratekereza iyo mvuze umuryango utekereza uko umugore yaramutse mu bibazo mufitanye, urimo uratekereza uti ese abana bo nzabamanaginga gute, ese ni bangahe, ese bari mu byiciro bimeze bite, bariga hehe, ese ya nshuti yindi. Erega burya ibintu bijyanye n'urugo, bijyanye n'umuryango bitwara umwanya cyane. Kuko ubwo iyo mbivuze gutyo biranavuga ngo buri mugore utekereje uramenya ubuzima bwe bwose, umenya abana be, umenya abavandimwe be, urwaje nyina, urwaje mushiki we, nawe ubwa arwaye, uwohereza umwana ku ishuri, uwohereza umwana kuvuzwa mu Buhinde, ibyo byose ndumva amadosiye y'ubumanaginga menshi cyane. ntabwo ruvuga ngo no uwo mugore yarabyaye ntiwamutandukanya n'abana, yarabyawe ntiwamutandukanya n'ababyeyi. Ikiba cyose kuri uwo kigomba kukugeraho. Ugomba no gutekereza rero abaturage b'akarere, sibyo se? Wowe personnellement uri busy muri ba bantu ya mashami yawe, hanyuma uraje mu karere ugasanze nako karimo ya mashami nakweretse, yego, noneho kugira ngo ubimanaginge bisaba concentration. Niyo mpamvu rero icyo flux d'information iprofita uburangare bwo muri administration. Nta concentration ihari pe. Muri nteye izo metero umuntu ntabwo abaho. Burya ni nacyo kibazo, nubwo ari Ntazinda wenyine. Ikiganiro Joseph yakuyeho yari yatanze igitekerezo, sinzi impamvu yagikuyeho, niba barakimukurisheho simbizi. Yatangaga igitekerezo avuga ngo niba ubaye meya n'umugore wawe naze mu karere ashakirwa umwanya wa hafi, nibura mubonane nk'uko umugabo n'umugore babonana, donc nk'abandi bantu nyine, buri munsi utaha iwawe. Ingo nyinshi ndabivuga, reforme mu ngaruka za reforme ni ugusenya ingo z'abayirimo. Iziba zubakitse financièrement, okay, amafaranga, imodoka nziza, urubaka inzu buri myaka 3, inzu iruzura asava, ariko uzayibamo urinde, uri igisenzegere, warashenye umuryango. Ukoze ubushakashatsi, abameya benshi, abagitifu b'imirenge benshi, ntabwo ndamenya pourcentage sinzi aho igera, ariko niyo baba 20% baba ari benshi, barashenye. Urayobora aha uvukiriye, yego nyine urarangaye, za Kayonza, za Gicumbi, za Kamonyi, za Nyanza, za Nyamasheke, za Rusizi. Uramara imyaka 10 uyobora Nyanza, urugo ruri i Kigali, uratarabuka bakugaruriye nk'imusambiro cyane utaragerayo. Ati karabaye. Kandi wari wahamagaye uti ndaje unsuri, ndaze utegura abana, ndabagura. Yego, mudu mu rugo wazamuye temperature, none wakije imodoka ugeze Musambira, bati hari akanama kihutirwa. Wa muntu wateguye urongera woheze message yo kumucubya, uramuzi mutese bara, cyo ni kimwe. Nuza benshi bafite kujya gusanga abari Ngororero, ingo ziri Musanze cyangwa Rubavu, abari Nyaruguru benshi ingo ziri Huye. Yewe hari nundi hari ejo bundi bura roneriti nisharije, nta kibazo ariko ntacyo, uragenda rwose amafaranga ukayakorera, ariko wapi. Nk'ubu ejo bundi hari umugabo wari gitifu muri Nyamasheke, urugo umugore wakora i Nyanza, ejo bundi yabaye vice mayor wa Rusizi. Imyaka amaze ari gitifu, umugore ari i Nyanza, noneho byahumiye kumira ari abaye vice mayor. Nta mafaranga, ariko subwa zasanga urugo rureze, ararufite subwo aruherukamo se. Niyo yarakoze Nyamasheke ku buryo bimuhesha promotion yo kuba vice mayor, menya ngo ubwo yakoraga nk'ipunda, sibyo se? Umwanya ntawaro
ntabwo kugira ngo ukore nka gitifu w'umurenge bikuviremo promosiyo y'ubuvisi meya ubu uri ipunda imbaraga wakoresha gukoza ndakumenyesha ko utaba uri umuntu utaha buri cyumweru ngo bikunde ntabwo waba ufite urugo i Nyanza ngo uve Nyamasheke buri weekend ukorera abaturage ba Nyamasheke bikuviremo kuba na promosiyo yo kuba vice meya wa izo refreshment ntabwo zaboneka uri bukora urugendo rungana gutyo ugomba kugaruka promosiyo ibonwa n'abakora nk'ipunda ubaka umuryango bisaba ko akazi rimwe na rimwe gapfa cyane so rero ubwo ni urugero rumwe nari nguhaye so abantu bose ukoze na retrospection kandi nanone kumva ngo meya ngo ari muri procedure ya gatanya ari bitwafatiragaho urugero ibibazo icyo kintu Joseph yatekerezaga cyakabaye pe ntabwo urugo rwa meya rwakabaye muri plus de 2 km no yagakwiye kuba afitira ahafa ranchi mu rugo nese urambwira ari wowe temperature yazamutse ubwo iyo mu rugo nawe irazamutse uraje bakugarurira imusambira uragenda ujye muri iyo nama nirangira iyo mibiri murabikora distance ntibishoboka ari uriya wazamuye temperature nawe yawe yari yazamutse ubwo aho usubiye urareba uburyo wayicubye na wa undi arebye sibyo bintu ni system ubwayo so nuvuga ngo izo ngo ni victime izo ngo ni victime za system kandi system igomba kugira abayikorera ariko yakagombye kunoza ubona aparama reka wenda mbyivugire bivuge n'inzego zibyumve aparama usa naho ubona ko recompense ni ukubaha ibyo ibyangombwa byuzuye imodoka nziza amafaranga menshi n'amavantage yego ariko ibyo nta kiruta umuryango urabirya uti urabisangira n'abandi utabana n'umuryango niba mu muryango ugerayo amasaha 6 mu cyumweru kimwe cya kane cy'umunsi mu cyumweru nicyo uwahaye umuryango wawe baraguhemba miliyoni 2 uzasangira nabo ryari begizije bakavuga ngo ni itegeko ntakuka meya dore kera ababurugumesiri bagiraga inzu ya burugumesiri aho uwubakaga ibiro bya komine yahitaga yubaka icumbi rya burugumesiri uzi ko nuyivamo uzaza azayijyamo yes bakugira burugumesiri uhita uzana madamu n'abana none pro mama barakugira meya wa Rutsiro urugo ruri Norvège icumbi urirwariza ubundi urumva icyakagombye gukosoka ni ukumenya ngo ko uyu muntu yemeye kudukorera umuryango we urabaho ni nko kugira tugeze kugera n'igihe twagiraga abaminisitiri imiryango iri Burayi na Amerika ariko nibara minisitiri we kuri ku rwego rwe kwa rugupuraninga ari hejuru ariko meya wagomba kumenya pe meya ubazwa ubuzima imirarire n'imiramukire y'imirenge yose ntabwo ari umuntu agomba kuba ari concentré rwose ntabwo naho minisitiri we rwose ntabwo amenya n'amadepartoma we atanga imirongo migari none hakabaye ngo aba bantu ko bemeye gukora ko tubahaye amafaranga bakayemera kuko hari n'uwayanga ku nyungu z'umuryango uzajya ubireba les indicateurs niba tuvuga ko meya yemerewe manda 2 ukabona umumeya umwe akoze imwe indara yanze bishobora guturuka ku mpamvu wenda z'akazi cyangwa z'abamutumye ariko nawe bishobora kumuturuka bati uyu muriro sinawushobora reka mfatirane urugo rwanjye rwari rugiye akabyora ati nzakora ibindi abantu benshi aho hariho kanyinshi ntabwo ndakora ubushakashatsi ariko zari ziba zisota mu mutwe ubu se nka kesi par exemple nka kesi ya Rutsiro ko ariyo yasakuje cyane uriya mudamu bivuga ko umugabo yarwaye stroke kandi kubera stroke ni kubera ishobora guturuka kuri sirimenage y'akazi umugabo yakoraga ariko n'umugore wo kumufasha kubisohokamo ariko ataboneka ntahari none byarangira baramuvuga mu bindi bibe byo si bibe byo kumva inkuru mbi kuwo mwashakanye ko yaba agira undi muntu bahura ibyo nabyo byatuguha amahoro izo zikaba ingaruka nanone ariko reka buretse oya bibaye ngombwa nge ubushakashatsi ngiye kubukora pe
hari ka nyinshi ibintu byagiye bizamba kubera nature y'akazi. So rero ubwo nibo ndasobanura kubona ntazinda ibi bimubaho n'umugabo ntabwo aho umugabo aguyuterera utwatsi ubwo mba ndeba ibisanzwe by'imiyoborere by'ibiki nta nundi wese byamubaho. Niba hari ahantu habaye imyaka ngira ngo manda ari muri manda ya kabiri umugore ari mu mujyi wa Kigali kandi bombi bambaye imibiri hanze y'ubumeya hari umubiri kandi akazi k'ubumeya kugakora kubera ko umubiri wakoze neza. Ubumeya buri mu mubiri. Kuvuga ngo konte yuzuye amafaranga, kuvuga ngo imodoka yuzuye essence ntabwo bihagije, kuvuga ngo telefone yuzuye amayinite ntabwo bihagije. Utabona umwanya wo kuyahamagaza. Rero ibyo bintu byo kugira habeho ubundi buryo. I would even prefer ko hakabaye niba hari charges byateza meya kudepurasa umugore we hafi y'akazi, akarere kakashakira umugore wa meya cyangwa umugabo wa meya byanze bikunze akazi bakamushakira n'inzu, niyo bagabanya umushahara we aho kugira ngo akomeze arundarunda ibyo bifaranga atazabona uburyo bwo kubirya atabanye neza n'uwo babisangira. Bayagabanya niba zari miliyoni, niba bamuhembaga miliyoni 2 bakavanaho 500, umugore akaza mu karere niyo yahembwa 300 ariko ari hafi y'urugo rwe, ntabwo yazajya kuvuga ngo muhembe makeya. Icyambere ni urugo rwe, umurimo wose yakora ariko meya agataha mu maboko mazima. Apana kugira ngo ataye ngo none akazi ni karajya ngo noneho ngo ndajya kureba ndera ubuse ngo ngiye muri etage, ubuse ngiye muri nuza, ubuse ngiye muri bisi, agataha aboneza mu rugo. Icyo niyo mpamvu ubona abandi bakozi atari mu nzego z'ibanze barekiribure. Umuntu uzi kubona umuntu ukora muri ministeri mu kavatiri ka Avensis cyangwa Karina akazi. Reka nanga urugero rufatika ku bana banjye, ubwo yumvuza abana banjye ndbo hari umwana nareze mu bana nareraga muri SOS. Ebana afite n'abandi abana batoye ariko yarashatse nyine amaze imyaka 10 ashatse. Njya mubona aje ku kazi gufata umugabo we. Uri kumva uko rwubakwa, umuntu uva ku kazi agaca kuwo bashakanye bakagenda niyo nzira umwaka 1, 2, 3, 4, 5. Abo bantu wambwira ngo babana nk'umuntu uri Rusizi umugore ari Nyanza? Never. Urakumva ako kantu karakantu kabanza karyoha. Donc kuva ku kazi kawe ugaca kuko uwo mwashakanye mukamanukana, ambuteyage muyibanemo, Sofia zifotore mwembi mureba, ejo utazavuga ngo ubwo utazakubaza ngo kwifakitire ngo wiruka gujya mwari kumwe. Uri usanga nka mu gitondo nawe yamutwaye cyane bagendana. Donc bagendana mu gitondo baragendanye, nimugoroba baragendanye. Gereranya urwo rugo n'urwo umuntu barusizi umugore ari Nyanza, ubwo tutekereza n'urwo umuntu bano Ruveje umugore ari mu Rutsiro. Uhita wumva format yarwo abo bantu bajyana ku kazi baba basangiye ibya mu gitondo. Yo cyane basangira ibya nijoro kuko bagiriye mu rugo cyane bafatanya no kubitegura. Abana babahoberera rimwe, apana kwiciro, apana kuvuga ngo dore ikiciro cyo guhobera papa saa 12 mama ni ugera mu rugo mbere akenshi, dore ikiciro cyo kuramutsa mama saa 12, dore cyo kuramutsa papa saa 3. Birenga ibyo noneho hari undi uvuga ngo ni rimwe mu kwezi. Rimwe mu kwezi bwo wasanga baranakwibagiwe. You see? No vuga ngo ushobora gutera inda ukazagaruka ukurakuza. Niko bimeze. Ugaheruka utera inda ukazagaruka uje gukurakuza, ukazagaruka ugiye muri maternité no komora cyane muri izo faze gusa. Aha aba psychologue cyangwa se ubwo nabyita ni ihe science bavuga ko umwana uri mu nda yumva ibiganiro by'ababyeyi be cyane. Ubwo rero mu nda ya meya y'umugore wa meya umwana yumva ikiganiro cya nyina cyangwa nanjye nubwo ntaganire yaganira nandese muri icyo gihe cyo gutwita. Ubwo ni ukuvuga ngo azavuka aburamo ikiganiro kiva kuri se. Niba utaha rimwe mu kwezi ubwo umwana azavuka azi ibiganiro byawe 9 byonyine, mu gihe hari abandi bagira icya mu gitondo, icya saa sita n'icya nimugoroba. Abo bana bazaba kimwe.
ni ukubareresha amafaranga ariko wapi niho handi ugenda ubonamo za mankoma niho handi ubonamo ko birukira mu biyobyabwenge cyangwa akajya mu bigare bidasobanutse mu buryo atizeho yavutse hari icyo abura ntabwo yigeze yumva iyo keya parantale y'ababyeyi bombi. Rero urumva reka pour conclure kuri case ya Nyanza itumye nibuka byinshi cyane. Ngiye guzakora ubushakashatsi buri mu meya amenye aho ayobora naho urugo ruri. Abagitifu ni benshi sinabivamo ariko twarabyumvisha bitwa bakavange muri zangurira bitwa bande benshi nabo nuko ubwo noneho nzagira nzatangaza recap ifatika ntihari n'abafata ibyemezo babyumve barebe uko bagira ariko vraiment umuntu kumuhemba amafaranga menshi ukamuha imodoka nziza kubaka amazu umuryango usenyuka ntacyo byamara ngenda prefera rwose pe niyo yahembwa miliyoni 1 ariko atahiwe ariko kubaka umuryango hamwe no kubaka igihugu kizima nyine noza abo bana se bari kuvuka bari kubura za kaya za base sibo Rwanda rwejo abayobozi bejo bazazi no bazasimbura none se muri iyo myanya none se azavuga ko azi iki kuburere buturuka ku mugabo niwe ntabwo azaba uburere mbonera igihugu ntabwo mboneza muryango budahari ntabwo bishoboka nta na rimwe arabona papa kosora homework nta na rimwe arabona papa nta na rimwe arava mu manota papa hari ngo amwereke birote nta na rimwe papa waraza mu nama y'ababyeyi nta na rimwe papa aramusura ku ishuri muri we papa arimo ntawuhari nizo kuki twubaka uwo muntu ngo kubera guhemba ngo kubera amafaranga bakabahemba menshi bakarangara ariko basenyuka uwo mugabo wari gitifu muri Nyamasheke wagiye kuba vice mayor aho guharanira kwaka transfer ngo aze muri Nyanza araharanira kuba vice mayor Rusizi umanza nakisha sa haba promotion yaho yagenda ugaguma muri ibyo hanyuma ukamenya ngo umugore bimeze bite urwo rugo ruri Nyanza kandi ukuvanya Nyamasheke ujya Rusizi niko uri kurwekarita kandi niko uri kujya mu nshingano zituma noneho nakakandi karimwe muri weekend katagishoboka buri weekend wakwambuka Nyungwe koko nayo ni na risk wazayigwamo arora so rero hakabaye kwigwa pe sinisubiremo bakiga uburyo umuryango abantu bo mu nzego z'ibanze bagashakirwa uburyo bwo kuba aho ari n'umuryango wahaba cyane rwose naho rero kuvuga ngo faranga menshi imodoka nziza kubaka amazu utafite abazayaturamo no hakarebwa icyo ngicyo kandi nko ku rwego rw'abameya wenda bagitifu ari abafite imirenge iri mu cyaro utapfa kuhabona aho abana biga cyangwa se aho umugore yakora ariko nka meya we birashoboka bifashwemo umwanzuro ukiba meya dore inzu yawe zana umuryango mu karere ntabwo umugore ntabwo washakanye na meya yabura icyo akora wenda mu murenge byashoboka kutabibona ariko mu karere byakunda hakabaye hari case ya Ntazinda iramvuna cyane iramvuna mbanza kumwumva nk'umugabo mbanza kumwumva nk'umuntu nkamwumva nk'umugabo ariko nakwinjira noneho mu bumeya bwe mwumva ngize impuhwe icyo byose bita bizanamo ngize impuhwe kuko kugera kuri ririya kosa ni nkaho impagarike abari nazo kwicara ugafata umwanzuro ngo ngiye mu ruhame abaturage barangana gutya hari kamera z'abanyamakuru zirenga 5 hari kamera z'amatelefone zirenga 200 nzanye umugore abantu batazi ugafata uwo mwanzuro ubizi neza ko aho hantu basanzwe baza umugore wawe basanzwe byarutukamusiga ariko kugira ngo ugere hariya birarenze ntabwo ubwo ntituzi biri inyuma y'amarido niba muri icyo gihe ibyo byabaga habayeho gukozanyaho ntibaherukanye kandi ntagomba gusohoka wenyine gukozanyaho oya ni dossier ndende ntago nshaka kuyivugira hano ko sindayuzuza neza ariko twigeze kubona inkuru ya mbere ya meya kuri ku Muryango TV yavuga ngo ninde wasenyeye meya ariko mu metero ndi gutera ndimo ndagenda amenya ko muri ubwo buzima umugore ari Kicukiro yikorera ibye umugabo nawe ari Nyanza hari mu bindi ABCD urutonde ni rurerure
bishoboka ko n'umugore yanyerera cyangwa se muri ubwo buzima nibera kuvuga ngo hariya ko wamaze kuzamura temperature ukaba ugeze i Musambira ugasubira i Nyanza wowe nugera i Nyanza wenda nawe uramenya uburyo iriya temperature wazamuye mu mujyi wa Kigali biragenda bita ibyo rero bishobora kuza nyuma yaho ariko noneho ubwo icyo nshaka kuvuga ngo habanje ndi n'urugero kandi kuko nawe umuntu yariye uri mu nzu nziza abana bariga neza ufite icyo ukora nta nzara hasigaye umwaka wenda amezi abiri ariko bivugwa ko amakuru ntarageraho neza avuga ko uriya bajyanye hariya ashobora kuba yasa naho yanamwimuye niyo avuye muri iyo Nyanza ye akaza aboneza kuriya bari bari kumwe noneho umwanya usagutse akaba ari wo wenda yajya kureba urugo biri somehow private ariko ndimo ndabikurikirana nawe ibyo gukozanyaho hari akandi kantu ibyo gukozanyaho nabyo ibyo byose umuryango ntushobora kubaho neza niyo wazana niyo washyira kuri konti y'umugore miliyari uti madamu dore amafaranga twirengagije n'izo distance nta kimwe gishoboka gusa icyo numvisemo harimo n'ikindi gisa n'ikijya kumera nk'inkeke ukuntu ngo ntabwo ngenda bukeya kugira ngo gutera imetero mu miryango biravuna yego kandi gutera imetero ku mugabo mugenzi wawe ibiba kuri ntazinda abagabo bibaho ni benshi bantazinda ni benshi hano cyane ariko banazinda ni benshi ariko banazinda bo kujyana inshoreke mu ruhame ni bake hariyaho ni ikosa ntakumva usibye kumwanariza mentally gufata uriya mwanzuro uriya gufatwa na bake ariko kuba bagira impande n'impande ni benshi kuzana mu ruhame aho egeka uriya nta wundi muntu ndabo hari kesi imwe yigeze kubaho kera ariko oya ahubwo buriya tugira na defo imiryango nyarwanda tugira defo mbi cyane kubyara bitangwa na Nyagasani kubyara ibitsina byombi byo birarenze so ariko no kwiyakira ko utabyaye ibitsina byombi hari abantu benshi binanira ibyo rero bigatuma bamwe bahoza abo bashakanye ku nkeke ego bakajya muri za mpaka igitsina gitangwa n'umugabo igitsina gitangwa n'umugore ibintu nk'ibyo nabyo ako kantu rero ibyo bihinduka inkeke iyo bibaye 1 2 3 4 5 bihinduka inkeke noneho rimwe na rimwe hakabaho n'icyitwa iyo byagize ikaba nk'imwe no muri justification zo gucana inyuma buri wese ahiga guhindura igitsina cy'uwabyara babyumvise gira agahungu gira agakobwa yego wewe niko wa mugore we ugiye guca umuryango urabyara abahungu gusa ukabivuga ku mwana wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu hari umugabo nzi twari duturanye ariko nawe si umuntu natangiraho urugero ko we yahamagaye umugore aramubwira ari mu bitaro ngo nizere ko utatemesheje ngo nizere ko utongeye gutemesha kandi kwari ku mwana wa gatatu kubw'amahirwe umugore abyara ntago ndi buvuge abyara igitandukanye n'ibyo yari asanzwe abyara umuhungu akodesha ivatiri ajya kumuvana mu bitaro ariko iyo yibeshye ibyo temesha uko yari yarivuze yari kwikura mu bitaro agenda n'amaguru cyangwa agatega igare iyo myumvire nayo twabuze abantu babafasha myumvire kugira ngo ihinduke hari ingo nyinshi ziri ku manegeka kubera ko wenda mu rugo mu bana babyara higanjemo igitsina kimwe amadivorce menshi gucana inyuma hakaba n'ubikoze naho agiye agakomeza abyara babahungu ibyo rero nabyo bihinduka inkeke ku bashakanye hari igihe umugore akubwira ati kandi dore ntabwo duhindura igitsina kuko buri gihe uhora wasinze si inkeke se ibintu tutabitegura uhora udahari yego nyine uza wurira izo se si inkeke nubwo nyine inkeke ngo ndimo ndabyoroshya
inkeke ku bagabo ni nkeya ariko n'abagabo barazigirirwa nawe wibaza ko wabyara agakobwa kandi n'inzoga zawe zakurenze buri munsi utaha udandabirana urumva wowe wabyara umukobwa akazi kataguha akanya akazi kataguha avara ataruhuka umutima uba uri kuri jye aho hantu hose ugenda iyo saa tanu uba uri wenyine izo ni inkeke noneho bigakomeza by the way hari n'abishyira ku nkeke ubwabo hari inkeke ya mugenzi wawe ariko hari n'abishyira ku nkeke akicara ubwe yibaza ngo ubu ngubu se umugore ukumva arimo araganya nawe se umugabo aracyandeba ko mbyara abakobwa wishyize ku nkeke kandi umugabo ntacyo bimubwira ariko ni wowe muri wowe uri kwishyira ku nkeke kubera ko wenda ushaka kubyara umuhungu barahari hari bwose ejo wari bambwira ati ubundi nari mfite gahunda yo kubyara abakobwa babiri n'abahungu babiri ubwo abyara batatu n'umuhungu umwe abakubita agatoki ku kandi so hari ingo rero zishyira mu makimbirane cyangwa zikabana ku nkeke kubera iyo variete de sexe z'abana babyara umwana n'umwana kera hari umugabo wa ntabwo yari inshuti yanjye ko ni abasaza cyane ariko yaravugaga ngo hari imvugo yigeze kubaho ivuga ngo aho kubyara minisitiri wamushyingira aho kubyara minisitiri wamushyingira ukabaseba kuba minisitiri kuba se wa minisitiri iyo filozofi yari inyuma y'iyo hipoteze yo kuvuga ngo ubyaye umukobwa wawe akaba minisitiri cyangwa akaba umugore wa minisitiri ubu ukubiye ko ndabyibuka hari n'umusaza wari umusaza wahoze atwarimo ikamyo ya komine ntari buvuge noneho birangiye bukeye komine bayiha umuhungu we umusaza yari yimenyereye bamubwira kujya gusuka amabuye akamena amabuye amatura abiri iyindi akayimena ahandi bakamuha faranga za mazuti ibintu nk'ibyo birabizi umuhungu waje yaramukurugutuye irangira namwirukanye inkeke iyo kamyo ni ya komine ntabwo ari yawe akabutura se so bishatse kuvuga ngo iki rero nari ntandukiriye bishatse kuvuga ngo abafashamyumvire bakagombye kwigisha abantu ko umwana ari nk'undi umwana ashobora kukubera mwiza cyangwa akakurumbira atitawe ku gitsina cye ariko ndabizi ko kubera imyumvire abantu benshi bajya mu makimbirane ngo ntabwo duhindura igitsina ntacyo bivuze rwose kandi ndabizi gusa ntabwo mbivugiye kuri Ntazina kuko sinzi uko ntuzaye composition ya famiye ye ariko n'ahandi kuko ari n'undi nawe kandi abantu baba barize bazi ubwenge ugasanga aribo batsimbara kuri bene ibyo bintu cyane rwose bishobora kuba ikibazo so muri make nuko twavuga kuri kubera i Nyanza ariko tugenda tunabihuza n'ubuzima busanzwe turebera hamwe impamvu zishobora kuba zibitera mu metero za Karegeya ngira ngo kuri Nyanza aho twaba twegetseho ni byinshi cyane ni byinshi hari detail ntatanze ariko nagiye nca ku mayange gusa nzi ko nta kintu navugiye ubusa nta cyavugiye niko mvuga niyo rangaje yanjye byose ni ingenzi n'amasomo je n'appelle pas les padre no donc ibyo ntacyo navugiye ubusa niba hari abadukurikiye bari muri Nyanza cyangwa byinshi bimwe barahita babimenya Karege nubwo duherukana ubushize twari turi kuvuga ku mwuka nanone w'amatora turi kuvuga kuri Maître Bernard wari uri kuburana ihanagurwa busembwa bitaje no kumuhira kugira ngo kandidatire yiwe abe yakwemererwa kuyitanga ariko noneho mu cyumweru gishize komisiyo y'amatora y'u Rwanda yatangiye kwakira kandidatire ibimburirwa n'ishyaka RPF ariko kandidatire zikomeje kwakirwa n'uyu munsi hari abateganyijwe aho niho ugiye kudutwara uko situation ubu ngubu ihagaze mu bijyanye n'amatora dufite ejo bundi mu kwezi kwa karindwi bo reka mpere kuri Ntaganda ubushize uko twamuvuze nari ntaramenya dosiye nyirizina
turimo tuvuga uko yari yaburanye, tujya kuntu bavugaga bati kudakora umuganda, ati narwaye umugongo muri gereza barandishye, bati kudatanga bitanu ibikorwa, ati ibikorwa byanjye byose barabifunze. Ubona atanga impamvu ziremereye cyane. yego Ariko nyuma urukiko rumuhakaniye rwavugaga nta nubwo nari nzi ko iriya hazabu yari ibihumbi 100. Ibihumbi 100 ntaganda koko, imyaka ingahe mu nshuti mu bavandimwe, ibihumbi 100. Icyo gihe nibazaga mvuga ngo ese koko hazabu yaba impamvu itambamira ihanagurwa busembwa. So birashoboka, ariko nanone no kureba ngo yabuze ite hazabu y'ibihumbi 100 mu myaka 5, nanjye nabifata nko kuba yari yashatse kwambura akibuka kwishyura ari uko ashaka kwiyamamaza. Niko nge nabifata. Ibihumbi 100 mu myaka 5, no oya kamema. Ibihumbi 100 mu myaka 5 n'amezi 60 terega. Ubwo ni ukuvuga ngo amezi buri kwezi ubitse ibihumbi 2 ihazabu waba warayirengeje, waba ufite 7 2000 par mois. So rero birumvikana. Epuwi n'amashagaga yari afite, interview yatanze urukiko rumaze kugira ku rukiko aracyafite yantuza nyine kakayihayo katura tugabane niwanga bimeneka. Ntabwo ibyo rero ntabwo biri welcome. Ngira ngo na mbere yuko bakira candidature, ngira ngo hasohotse n'inkuru y'umuntu wa Human Rights Watch wari ugiye gusaba u Rwanda, bamugarurira agera ku kibuga avuga ati subira iyo uvuye, mbiteraho imetero, aravuga ntiyaza noneho agahurana ntaganda akamaze ati ko bakwangiye hanagurwa busembwa byari kuba ibindi, yari kuvuga byari gukomera. So muri make ubwo ntaganda Jora un peu clair dossier ye ngerageje gushyiraho umucyo uko nari nayivuze ubushize. Nawe avuga ati buriya ntaganda bari baratanze statut yanditsemo ko ari president fondateur wa PS Imberakuri. Nayo mpamvu mu rukiko yavugaga ngo niyise president fondateur naba nipfobeje, kandi bo nabo bakamuga ati twakubujije kujya mu bikorwa bya politiki, uracyita president. Tumva ni ibintu byinshi. So ntaganda rero nawe umukino we wagorana par rapport yaho n'igihugu kigeze, kuko ufashe nka buri ufashe nuko Mpayimana adakunda kuvuga, ufashe nk'ibiganiro bya ntaganda ugashyira n'ibya Mpayimana, wabona ko ari abantu, wabona ko wamenya umunyamahoro n'umunyamwaga. So rero ibyo rero biragoye. Ntabwo aho igihugu kigeze naho kigana naho cyavuye turatugabane yo ntikora. Urumva twebwe gahunda ihari ni uko usarura adashyira hamwe n'abandi aranyabagiza undi nawe ati reka turatugabane gute se. Ubwo rero waruvuze uti kandidatire zatangiye kwakirwa, nibyo zabanjirijwe na press conference. Presidente komisiyo y'amatora ivuga ko abagaragaje ubushake bagera mu 8, bavuga ko harimo nka 2 bashobora kuba baragezeho bakabivamo. Bavuga na budget ngira ngo miliyari zigera mu 9 cyangwa 8, ibintu nk'ibyo. Bavuga imyiteguro, press conference yarabaye, hanyuma bavuga n'itariki calendrier yo kwakira candidature ko ari uguhera 17 kujya kuri 30. Hanyuma rero nyine kuri 17 byari kuntangaza buriya atari ubanje, cyangwa ari shyaka atari ryo ribanje gutanga, byari kuntangaza cyane. Ntabwo ari ishyaka ribanza gutegereza ngo reka tubanze turebe ko abandi nono ni mugabwa mbere, nibo bagomba kubanza mu bintu byose. So rero byarabaye uko protocole zari zipanze. Presidente yakira candidature y'umukandida wa FPR kuri presidence. Hanyuma nyuma yaho banamuha n'urutonde rw'abadepite. Nta byinshi rero nge nabivugaho, keretse wenda ibyo wambaza. Ngiye buriya mu gusesengura ibyo ni ibintu twese twabonye. Gusesengura nakabaye isesengura ngo uko yari aherekejwe nabibonaga. Secrétaire général w'umuryango yari ahari, vice présidente yari ahari, première dame yari ahari. Nibyo twakabaye tureba. Hanze hari hasigaye abangana iki, ntabwo nari nahagiye. Aho uri umuntu abagenda niho ugenda urebera ntuza
mood y'ibintu. Ariko nibaza ko abazajyayo nyuma abazatanga kandidatire nyuma ya hariya nibo bazagenda bazana amaklipu umuntu yabasha gusesengura ko iby'icyama byo biroruganije ko cyama ni nka leta rega byose bitunganije nta jisho wacishamo cyane. Ariko ejo buri wenda niba barafinda yarabonye abamusinyira zaza abantu babone kugira naho cyama kiroruganize nta nkuru wabakuraho biragoye. Ungira ngo nka PR nayo yatanze abakandida bagera kuri 54 b'abadepite kuri presidence bo bari kumwe na FPR. Okay. Yatanze 50 bangahe? Na 4. Ubwo aho ngana reka zatuhumbe kuko yaba reka tuzabikore nabonye urutonde ngende ndeba nebe ninde uri kuri nimero ya mbere ninde uri kuri ya 54. Amasomo naho abari yibereye naho aba yibereye kuko urutonde kwishyaka ritajya rirenza abadepite batandatu ukareba 1 2 3 4 5 6 ninde wari usanzwemo uri wavuye muri gatandatu b'imbere muri batandatu b'imbere wagiye muri 10 ninde utagaragara ku rutonde ninde wari mu binyuma waje mu b'imbere ninde ugaragaye bwa mbere isunisa indonko naho ngaho ahubwo buryo bwihuta ndizera ku rutonde ndararanda ubonye none ukareba ese nyuma y'10 abantu bari nyuma y'10 ni bantu kini bande gutyo aho rero nizo ubundi nizo metero rutonde umuntu arufite kugeza ubakakanya ntago twaba twihuse ku kwibaza ku mwihariko w'amatora yo kuri iyi manda. Nta mwihariko uzabamo ntago mbizi umwihariko ushobora kuzanwa wenda n'uburyo abakandida bigenga bitabiriye bakiriwe ariko ku budepite burya abakandida bigenga abonye n'amajwi kujya muri iriya nteko uri umukandida wigenga tuba twiteza umutego utagoye utari politiki finance kuko inteko igiyemo umudepite wazamutse wenyine akagira impamvu ituma ava mu nteko dusubiramo amatora. Ariko iyo dutoye urutonde wari nimero 6 bakamugira ambasaderi bashyiraho 7 nese ku mukandida wigenga tuzashyiraho nde kuyasubiramo megara gusubiramo. Rero urumva financier ni umutego utari wa politiki ni umutego wa finance gusubirishamo amatora hejuru y'umuntu umwe. Bishatse kuvuga ngo uko byamera kose simvuze ko umukandida wigenga yatsindwa ashobora gutsinda ariko mu gukwepa za dépense zagenda ku matora yandi aramutse uwo muntu agize ikibazo cyangwa avuye muri wa mwanya hashobora kuba indi mishyikirano niko nabitekereza giye hashobora kuba indi mishyikirano bakagira ikindi bamuha kuko n'ubundi ntabwo ari ubudepite niko mbitekereza. Ikigaragara cyo mu mibonere y'abadashaka kubivuga uko biri cyangwa y'amahanga cyangwa y'abakunda ibintu bya demokarasi bafata ko wenda kuba kandida hari abavuga bati umukandida wigenga baramwibye bamwibye amajwi aratsindwa cyangwa se ibintu byinshi ariko ikintu cya mbere danjirimo nuko aramutse atsinze yakora imyaka 2 akagira ikibazo gituma ava muri uwo mwanya twayasubiramo kandi n'amafaranga menshi cyane. Ndabizi iki gihe ntago nyihurizaho n'abantu benshi ariko tubyumve guri niba kuri liste ya PR cyangwa ya FPR runaka niba mugira ministre turafata uwo mukurikiraga umukandida wigenga turasubiramo kandi ntago dusubiramo iby'umukandida wigenga wenyine turasubiramo yose iyo ngaho rero none si iyo budget ya miliyari 9 ayo magarama kusi yabari imibare so ntabwo ari ikibazo rero kuba abakandida bigenga kuba bajya mu nteko nta gitangaza kirimo ariko ikibazo ni ukuba baramutse bagize impamvu hari garanti yuko bakubitiye manda imyaka 5 tutayasubiyemo they are welcome birashoboka ariko se bibaye agize ikibazo cy'uburwayi agize ikibazo cy'ubusinzi nk'abari yabavuyemo agizwe ambasaderi agizwe ministre ayo mafaranga twakujya tukayashora
twajya duhora mu muri ibyo. iterambere izo miliyari uramutse urebye imihanda zubatse niyo mpamvu urebye, wahitamo ahubwo muri izo miliyari wamuhamo imwe Fazari akaba agiye. aho kugira ngo tuzashore izindi 9 wamuhimwe. Iyo ngiyo ishobora kuza kuba influence yo kuba badashobora kuba successful mu matora. Noya ntaho byanditse niyo mpamvu nguvuga ngo ntago ndabihurizaho n'abantu. Ntago ari komisiyo y'amatora yantumye, ntabwo ari forum y'amashyaka yantumye, ntabwo ni hypothèse yanjye, ariko ntabwo igihugu nako sibize. Nta logique irimo yo kwitega igisasu cyuko mu myaka X twasubiramo amatora yatwaye miliyari 9 hejuru y'umuntu umwe. Ahubwo twamuhamo iyo miliyari imwe cyangwa tukamuha undi mwanya, hari iyindi mishyirano yaba aho kugira ibyo bintu bibe. Ntabwo ari ikibazo ntabwo kiri politize rwose financière. Non, ni finance. Ni finance. S'engage le géant, le budget gigantesque. Ayo mafaranga ntabwo byashoboka. Ibyo ndabivuze ntabwo byashoboka. Bisari bigoye. None arwaye, apfuye, asinze, abonye promotion, yeguye, twasubiramo. Igihugu kiriteguye. Ugukurikije icyo mwuka bwira amatorero ahaga, igihugu kiriteguye kuba cyasubiramo amatora. Bikubiye gakeya. Bikubiye gake cyane. Nta politiki irimo, ni kesu y'amafaranga. Kandi nayo arakenewe. So rero ntawe wafata iyo risk. Kandi naya ngaya ibyo bintu ntago byashoboka. Naya ngaya bagiye gutanga. Ibyo bintu ntago byashoboka. Kare. Ayo mafaranga ni menshi. Nta politiki irimo, nta guheza, ntayo mafaranga. Yego. Buriya kuyandi ku mashyaka avamo tuzamu. Nta kibaye. Nta niba ruwa yandikwa. Ariko kubigenga. Ya papa. Nikindi kintu. Karege ngira ngo ku matora aho ntago dushobora kurenza n'ibyo ngibyo. Amakuru yaracyaza ari menshi cyane rwose. Harandateganyijwe gusohoka, nazakomeza gusohoka kugeza igihe ku kwezi kumwe dusigajemo n'iminsi mikeya bizakomeza gutanga andi makuru menshi cyane. Bien sûr. Bazafunga kuri 30, hasigaye iminsi 10, uyu munsi ni tariki 20. Ngo nyuma yaho tuzaba tugiye mu bijyanye no kwiyamamaza. Reka tubanze dutegeze turebe batanga candidature, tuzabiganiraho dukurikije igikorwa kigeze hagati, tuvuga ngo haje bangahe, baje bate, bazanye iki, ibintu nk'ibyo. Ariko abigenga rwose baba benshi baba bakeya babanze bumve. Ikindi ariko ayi nibagiwe agasomo hano ntago ndagatanga. Umukandida wigenga, igihugu kirimo amashyaka 11, wabuze iryo ujyamo, wabuze nta na rimwe ushima, nta na rimwe rigushima ngo rikuhamagare rikureshye, mpaka ukiri inyuma y'ikibuga ukora ikipe yawe wenyine, hari andi makipe 11. Iyo kipe kandi aho niho ugomba kubanza ugatekereza. None se uwa promotinga we uwo nyamwigendaho uzaho tugeze ibyacu by'abanyarwanda, wowe nyamwigendaho yatugeza he, yadusubiza inyuma. Ubu niba turi muri systeme ivuga ngo utarunda hamwe natwe arasesagura, nyamwigendaho urumva afite ari karibu, yamenera hehe se? Biragoye. Babikora bisanzwe byo ku simbizi mba mvuga nigengesera ngo abantu bamwe batanyumva nabi. Ariko pratikoma niba uri mu gihugu majere vaccine wujuje imyaka mu masaka 11, ntugire iryo wumva wemera, ntugire iryo wumva waha umurongo wawe wa politike ngo riwukoreshe, ntihagere na rimwe naryo rikwibonamo ngo rikwegere ngo uzane ibyo bitekerezo cyangwa rikwangaje rikurokirite. Muri politiki abo kurokirita cyangwa se gusa gukomanga ukinjira, cyangwa bakaba baza bakakurokirita. Ibyo byose byaranze. Nawe udashaka gushyira gukomanga ntubishoboye, no kurokiritwa no kurambagizwa ntibishoboka. Umuntu numva harimo uruntu pe. Amashyaka 11 iryo terambere. Ngewe aho mpagaze ahangaha ndebye nkatera imboni, sinabura nibura amashyaka 3 cyangwa 4 nakomangamo. Nanjye nubwo nicaye ntihabuze nka 3
ashyugumbwa ku ndambagiza kureba akavuga ati ndagize ngo ibyo byose birenze ingohe ngo njyanye yanjye njyenyine nyamwigendaho nta mwanya afite muri kino gihugu kwa kundi ngo ushaka kugenda ukagera ku rugende wenyine umukuru w'igihugu twavuga se nyine niba ushaka kugera kure tegereza abandi mujyane niba ushaka kugera hafi vuba iruka wenyine so rero kujyana n'abandi nibyo twimirije imbere so banyamwigendaho rwose amusore rwose nek izabyakire nta kibazo tuzajya gutora ariko ngiye rwose iryanjye ntabwo ryajya kuri nyamwigendaho wowe nk'uwavuze ati ariko ubu ngubu haryo aho u Rwanda rugeze dukeneye umuperezida utavuga rumwe n'abatugejeje aho tugeze ubu ngubu oya abahatugejeje bo kutavuga rumwe nabo birashoboka ko nabo urabizi ko byagiye bigera hagati zikabyara amahari ejo bundi na Dr Murigande ambasaderi yakugiranye ikiganiro na igihe avuga ukuntu bagiyemo hagati oya ntago bigihagije kugendera kuvuga ngo batugejeje ahubwo kutavuga rumwe n'iyo politike ya ihuza naho kuhatugeza urabizi ko byageze bigenda uko bizamuka niko se navuga ngo kira injishi zigenda zijegajega ahubwo bigasaba ko bongeramo izindi mbaraga urabyibuka ubwo niba njimije nzabisobanura kuko niba bashaka kuvuga wenda kutavuga rumwe n'abahagaritse jenoside yakorewe abatutsi ese mubayihagaritse hasigaye bangahe bakiri kuri gahunda so rero niba nibyo Murigande yavugaga niba havuyemo abiba niba havuyemo abihibye abandi niba havuyemo ababangamira uburenganzira bwa muntu niba havuyemo ababangamira ubw'umugore niba havuyemo abigwizaho umutungo abo bose bari muri iyo kipe ahubwo ubu kipe yabaye ngari urumamfu barukura mu ngano hanyuma bagura ikipe naho ubundi byasaba kongera gusubira mu mateka ukareba ngo ab'icyo gihe bakiri mu kibuga barangana iki cyangwa se byagenze bite ngo abari mu kibuga icyo gihe babe batakirimo cyangwa se babe batagicana waka niko nabivuga so bagira ngo tutitiranya rangaje nge si uko mbaho biriho turabivuga cyane cyane iyo dufite n'ibimenyetso ntabwo rero iyo rangaje yo kuvuga ngo uko byagenze gutya iyo kipe ntabwo icyuzuye ahubwo yongeyemo abandi bafite imbaraga abanyantege nke bari bayirimo barabasohora turimo turagera ku musozo w'ikiganiro inkuru birasohotse iragira iti igisirikare cya Kongo cyaburijemo umugambi wa kudeta yari iri kugabwa ku gukuraho leta ndetse n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi aho ngaho uhateye imetero harimo ibintu byinshi cyane ku wateye kudeta aho yaje aturutse ari mu ntoki ushaka gusubizaho Zaire ibyo bintu byose ariko noneho hakaza kubaho na relativite n'u Rwanda nk'uko igihe cyose n'ubundi byanga bikunda ntabwo kiburira baragira bati mu gukurikirana mu butasi bwabo ubwo ni muri iharanira demokarasi ya Kongo iragite mu gukurikirana mu bijyanye n'itumanaho ry'uyu Captain Marenga ati hari ibiganiro twaje kubona byabayeho hagati ye n'u Rwanda ariko bikorewe muri chaîne ya Cabo Delgado aha hantu icyo numvaga nifuza ko twasa naho tuganiraho no kureba niki cyihishe inyuma y'iki bitiriye kudeta abenshi cyangwa se bamwe bakanavuga yuko ari ya nyaya abandi bati ni umukino niki mu mboni zawe ni ikintu wabonye ute aho magaze nuko cyaba ari umukino ariko umukino uba woruganijwe neza babyita muri cadre nka contre espionnage iyo ikintu gikekwa ugakora ikinamico
yuko cyabaye kugira ngo ubashe kwikiza babandi wari usanzwe ukeka ko babikora. Uri kucyumva? Ndimo ndacyumva. Navuga ngo kira okay, icyaba cyabaye n'umukino wo kuvuga ngo kuko kuvuga ngo ingabo za Kongo zaburijemo kudeta yari iturutse ese. Ikigaragara cyo mubiriho Tshisekedi ashobora kuba afite nubwo atabibona, ashobora kuba afite abanzi benshi. Yego. Nawe kandi agira abo yikururira. Simvuze rwose ko kuba Kongo yaba ibanye nabi n'u Rwanda ntawe numwe bishimishije. Nta numwe bishimishije, ariko impande zombi zishobora kwigiramo uruhare. Uribuka ko Tshisekedi yigeze kwakira umuntu wari ambasaderi w'u Rwanda muri ONU, ariko utakivuga rumwe na leta y'u Rwanda. Hari n'inama yigeze gushaka yagomba kubera i Kinshasa ifinashijwe na Tshisekedi. Ku amahoteli, ibyo bararya, amasare byose yagomba kubirimo nanone abantu batavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Ibyo niko kwikururira abanzi nakubwiraga. Noneho hakazamo kesi ya M23 buri kanya, buri gihe baba bavuga ko ifashwa n'u Rwanda, ariko se Tshisekedi we nishyashya. Hanyuma rero kuba yapanga igisa na kudeta, ikinamico ya kudeta, ni nko gukanga uwabitekereza wese ati murabona ko ingabo zanjye zihora ziri maso. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko iyo bipanzwe gutyo, rega niba ubyibuka mu Rwanda muri 90 inkotanyi zikimara gutera ku itariki enye mu mujyi wa Kigali habayemo kwica, habaye ikinamico nyine ivuga ngo inkotanyi zageze i Kigali. Ibana barafata abantu barara ku mihanda, basaza batagira aho barara, ibimara, ibigoryi, bese n'undi ucaracara. Ariko iyo kinamico yo vuga ngo inkotanyi zazinjiye Kagitumba ku itariki ya mbere, bati mu minsi 4 donc kurenye bageze i Kigali, ya mu Giporoso, hehe ahantu hose. Ari nka ryari ikinamico ritanga uburenganzira bati ko twumvise amasasa avugira muri Kigali, musaka ingo dukeka ko zaba ziyabitse. Yego. Urumva ikinamico yabaye kurasa, ariko tageta ari kugira ngo binjirire ingo zikekwa, ibyitso bifatwe gutyo. Nuvuga ngo wari umugambi, wari uvuga ngo leta yari yaketse ko haba hari ibyitso by'inkotanyi mu mujyi wa Kigali. Yego. No kugira ngo ibyinjirire itabivogeye, ibanza agakinamico kuko inkotanyi zageze i Kigali. Noneho bakajya gushaka ibyitso, nko kuvuga ngo nimwe mwabacumbikiye, nimwe mubabikiye imbunda, nimwe haba habonetse motifu yo kujya kubafunga. Wari ubizi no kureba reaction, nta reaction, kubafunga, kubaha gasopo, kubereka ko babazi ibintu nk'ibyo. So rero na Tshisekedi iriya kinamico muri ntuza igisirikare cye muri ishami rya nakwita nk'iry'iperereza, rishobora kuba rivuga riti hari abantu turi gukeka tutizeye, harimo nabonyemo n'abanyamahanga, harimo umuntu wabaga muri Amerika, ibiki bagakina iyo kinamico kugira ngo ba bantu bakeka babone uko babinjirira. Kuko niba havuze isasu rimwe no muri quartier yiwanyu, umuntu ashaka kugira ngo agire uwo yikiza, akabushyiramo isasu, bagahita baza bwese bakabajyana ku kagari, baba babonye umwanya wo kugira ngo bakuremo abakekwa cyangwa abadashakwa. Kubera iki? Imbarutso yabaye rya sasu, nubwo utabuzi ngo ni iryande, ariko kuba isasu riturikiye muri quartier, biratanga uburenganzira ko inzego zivana abantu mu mazu zikabajyana hamwe. None nizibajyana hamwe, biratanga uburyo bwo kugira ngo babakuremo amakuru, ntiharabura nka 5 basanga bafitanye isano na rya sasu, cyangwa baba nabo bafite iryabo, nubwo iryavuze atari iryabo, ariko iryabo basanga. Iyo rintuza rero ni nka
simbizi ntago nzi amaterime bakoresha mu gisirikare ariko ni nko kwikina kugira ngo ugire nuza nama exercice ibyo ni ibintu bisanzwe n'igisigare cyo cyabiteza kugira ngo kibone uko kikiza abandi. Hari n'abavuga yuko kubikora kuri ari kugira ngo nanone agabanye inkeke imuriho y'ibitari kugenda neza mu gihugu. Ati dore nk'ubu ngubu abadepite baratowe ariko amezi 6 ashize batarajya mu myanya na guverinoma arashyiraho ibyo byose ashobora pour justifier ariko bikumva ngo ni coup d'état yahimbye pour justifier ibibazo bihari bikishyirwa ku murongo ibintu nk'ibyo none kuvuga ngo bateye bafite idarapo rya Zaire nkuvuga ati dore ndacyahanganye na Mobutisme dore idarapo ryo ku bwa Mobutu nini ibintu nk'ibyo ariko kuba cyaba ikinamico hejuru ya 60% ni ikinamico ni ikinamico ariko uzabirebera mvuga ngo nyuma yaho consequences ziraza kuri bandi bihita bimuha umwanya wo kwikiza aho batari kumwe bose akwasosiya n'icyo kintu. ngira ngo uriya warurangaje imbere ririya tsinda bivugwa ko yagerageje kwiyamamaza nanone ku kuba perezida mu mwaka wa 2011 ntiyigeze bimuhira ubwo mu guhitamo nk'abantu yakinisha uwo mukino abaye ariho nanone utera metero yaba yageze ahantu heza cyangwa se ku itsinda ryiza yaba yahisemo abantu banyabo bo gukinisha uriya mukino benshi batanavuga ko warangiye neza. ntabwo nakivuga kubera ko ugiye ntabwo nemera ko uriya muntu ari we waba abiri inyuma. Niyo position yanjye nuko yaba ari ikinamico ya Tshisekedi n'ingabo ze kugira ngo bikize ahubwo abo bantu bafata nka menaces ubutegetsi bwe. Iyo ibyo bintu bibaye ahantu hose iyo bibaye nyine hahita hakurikiraho kwikiza abantu. Niko bigenda ikiza ari ikinamico ariko yo kugira ngo hagire ibindi we rero ashobora kuyipanga agira ngo yikize menace z'abo bantu bo batavuga rumwe ari uwo mu gisirikare ari uwo bigeze gutuma ahantu ntagende ari uwagize washinze inkoto mu nzira kandi ntabwo wahita uvuga ngo uramuhamagaye bitari fonde ujyanye mu rukiko yagutsinda ariko iyo uvuze ngo havuze amasasu hakaza gihamya ivuga ngo muri quartier y'iwanyu ryasohotse hakaza umuhamya uvuga ngo ryazamutse rigana ibumoso bakaza mu kabati k'iwawe mu gihe bari muri fuye utarabyuka bamaze kumena urugi rwo muri saro bagashyira nka sharijeri nk'imwe basanze kwa barikana bakayishyira mu kabati kawe bakaza ukabyuka ukajya kwiborosa munsi wenda akagrenade bakagajyana nko mu gikoni mu mbabura ishaje ibyo byose ntabyo uzi mu kanya bakabona wenda kaye registre usinyamo amasezerano n'abapangaye bakanagamo ibaruwa wandikiranye n'umuntu urwanya bana bakabati ngaho dutembereza inzira ibyo byose babikoze utabizi ugatembera hari iki mukabati magazine hari iki bakandika bakagenda mu kumba buri shaje vana hiyo mbabura turebe bagazangamo kagranate bakandika bakagenda akakabatiza nibyo bitabo byose rambura icyo ibaruwa ntuza mutagatifu yandikiye kanaka uyu mwandikira niki are urira imodoka ibenyeze ntibabibonye cyane ariko ntabwo bapfa kwizana nta cyabaye nakibaza ngo nigute ko byumva byitwa crise gestion de crise rero nuko nyine none ukagenda uvanamo abantu bura amakudeta hafi ya yose abafite bene utwo tuntu ibiri byo n'ibitari byo bagashyiraho n'abavuzi b'amacumu bazagenda babibara ukundi ariko atari ko kuri urumva ntabwo rero iyo niyo nzira ishoboka yo kwikiza udashaka kwibaza ngo ni gute koko uko igisirikare cyaba cyoroshye cyose kose itsinda ry'abantu bangahe ngo ryinjire muri Palais de Nation ntabwo bishoboka nuko nguka kandi ibyo bintu mvuze abadukurikiye bajye bumva ko nge ntacyo mvugira ubusa mu gihe cy'ibyitsi ibyo byabagaho ako kabaruwa bakanaga mu ishati wari wambaye ejo kandika ngo ibaze kugira baze bunze basange ngo wandikirana na Rwigema general mu gihugu akuzi bakayisanga iwawe bagahita bakujyana Rwigema ninde se waruzi umukono undi akaza
bakagenda kwa kundi abantu bagira uduseke mu nzu banagamo imfunguzo akabaraje akakujijisha ugiye nko gukaraba mu maso akabashyizemo nk'amasasu abiri nta mbunda bahasanze ariko bahasanze amasasu are tugende jisipiya ko yakoreshwaga ikizi cyangwa agamije akagira gutya icyumba udakunda kujyamo bakanagamo nk'ikintu nk'umukandara wa gisirikare cyangwa igamere ibyo byose utabizi yewe wa mugani wa Bamporiki ati utarigeze ubitekereza n'umubyeyi wawe atarabitekereje na sogokuru atarabitekereje kwandikirana na Rwigema utararenga ni gatuna so rero bariya ibyo nabyo urumva birasaba kongera gucukumbura kandi Kinshasa nta communication zaho dukunda kubona rimwe na rimwe n'inkuru tubonye ni muri za Jeune Afrique cyangwa se mu bindi bitangazamakuru hari ibyo byahinduyeho ngewe ari nk'ahantu nibereye nkamenya ngo ninde uri involved yarafite ihe background byagenze bite aho ni wita ubibonera kuki kanaka not kanaka gutyo ni kugenda ubibona iyo mbese icyo bita gukata gakunda ugarahera ku bari abanzi benyine wamuguri uwo yagurije amafaranga ntayamuhe aragendamo uvugana na uwo yigeze gutuma ntagende aragenda ariko ntago yari gupfa kuba yabafata gutyo abyutse gutya ngo kanaka ngo presidence itumije kanaka mu rukiko babatsinda ariko nibisasu byaravuze nubwo utamenya ngo ryarashwe nande aho ryavugiye iki gusaka amazu ibyo byose are cyane uragenda so ayo ni amatekinike ubutegetsi bukoresha nyine no kwikangarira twayiburijemo ati burya mutuvuga ngo ntidukomeye kandi kudera twayiburijemo no gukanga abandi babitekerezaga guca intege kuko barabafata utavuga rumwe nawe wese barabafata mpaka kubw'ikikango uragira uti birashoboka yuko ari ukwigabanyiriza pressure ikikango cya kudeta no gutera ikibuye mu gihuru ngo urebe ikiza kuvumbukamo ni ibyo ngibyo rwose ni ibyo ngibyo ubwo bwenge nyine ubwenge simpamya ko byaturuka kuri we bishobora guteruka mu nzego z'iperereza ze ibyo ngibyo ibyo birakora cyane ubundi imigambi nk'iyiva mu bashinzwe iperereza nibo baba barize amasenariyo menshi yo turaza kureba abatanga felicitation abatanga ntuza abatanga condoléance tureba abanze n'ibyo ngibyo ni byinshi Karege wakoze cyane ku masomo y'uyu munsi ngira ngo twakure kugakomeza n'izindi gahunda z'icyumweru cyane rwose kandi murakoze cyane pe naho ibiganiro byacu byo murakomeza kubigezwaho ubudasiba asante sana